Hello my friend, mumeze mutese? Nizere ko mumeze neza. Sasa hari ibintu njya mbona bikanshanga. Hari igihe mbona umuntu ahemukira undi, nkabireba nkabibwira isura yabyo. Ese iyo ujya guhemukira umuntu, byibuze ujya utekereza ko ubuzima turimo buzarangira? Ujya wibuka ko hari igihe uwo muntu uri guhemukira ejo wamwaka ubufasha? Rimwe na rimwe hari igihe njya nicara natekereza ko twese tuzapfa my friend, ngaca bugufi, kubera yuko nasanze ubuzima tubamo mani urahiga amafaranga ugahemukira umuntu, ariko nasanze byose birangirira mu gupfa. So rero ushaka wakwitwara neza ku bantu, ukabana n'abantu bose amahoro, ukanabana mu bantu nyine bose mubanye neza, kubera yuko nasanze iyi si nta muhanga wo kuyibaho my dear, nta muhanga wo kuri iyi si. Nimba hari ibyo ufite urusha abandi, ntuzumve ko hari icyo warushije abandi kugira ngo bahutaze, kubera yuko ejo nawe hari igihe wamukeneraho ubufasha. So iga kubana n'abantu neza, dukeya twawe ufite unyurwe natwo, ureke kwandavuzwa n'abantu, ureke guhutaza abantu ngo nuko barusha ubushobozi. Erega kuba Imana yaraguhaye witekereza ko hari icyo warushije abandi, hari igihe nabo igihe cyabo cyazagera ugasanga bari hejuru yawe. So ibyiza rero tuza ufite utwigumanire,